Ubwoko bw'Imana ndabasuhuje, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Reka twishime ko twongeye kugera kuri uno munsi wa gatanu w'icyumweru, tariki 26 Ukwakira 2025, aho dukomeje kwigana ibyigisho byo kwizera twakura mu gitabo cya Yosuwa. Ano ni amagambo meza cyane, aho turi kurebera hamwe iby'intambara yihishe inyuma y'izindi ntambara zose, cyangwa se amakimbirane yihishe inyuma y'amakimbirane yose. Reka Uwiteka atwereka yuko umunsi umwe azagaruka kugira ngo ubwami bwo mu ijuru, kandi atwereka yuko kugira ngo tuzabashe kubana nawe ariko tugomba kuba twatsinze muri ino si, ariko tugomba kuba twanesha umwanzi Satani, ariko tugomba kuba twarakiriye intwaro ze maze tukazambara zikatubasha kunesha umwanzi Satani, maze tukabasha kuzishimana na Yesu Kristo ubwo azaba agarutse byo mu ijuru. Nuko rero uburyo bwa kabiri buhebuje ubundi nibwo tugiye kurera hamwe, n'icyo kijoro cy'uno munsi, kandi izere yuko kiri buze kuza gutuma dusobanukirwa kurushaho kamere y'Imana. Imana ni urukundo, ndetse ibiremwa byose bihamye yuko Uwiteka ari urukundo. Uburyo bwa kabiri buhebuje ubundi, mu rwego ku munsi w'ejo twari ku magambo tubwira ngo Uwiteka Imana azabarwanirira. Abisirayeli barafite kwishekera bo byonyine gusa, ubundi Uwiteka akabarwanira. Nuko reka uburyo bwa kabiri buhebuje ubundi Uwiteka akoresheje mu gihe ari gufasha Abisirayeli. Mbere yuko dukomeza, mureke tusenga. Data twese uri mu ijuru, turashimye cyane yuko dukunda, uri Imana nziza itwitaho, uri Imana y'urukundo, uri Imana igira neza, Imana nziza ibihe byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami wacu rero, tugiye kubona amahirwe yo kwiga rino jambo ryawe, dusobanurire turebe nubwo akenshi cyo tugwa hasi, ariko burye uba ufite umugambi wundi ushaka yuko watubera mwiza kuri twebwe. Uba ufite ubundi buryo bwa kabiri wakoresha maze tukagubwa neza. Abisirayeli barivovose maze bituma badakoresha uburyo wari warateguye, ariko uburyo nabwo wakoresheje nabwo bwatumye bagendekera neza. Nuko rero Mwami wacu, ngwino twiyoborere, ntabwo ugiye gusobanukirwa, kandi ubane natwe, uturinde kwivovota, ahubwo ugiye kwemera umugambi wawe. Yesu dukurudera ubuntu, kandi dana kwizera bose mu izina rya Yesu. Uburyo bwa kabiri buhebuje ubundi, turi mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva 17, turabonamo uburyo Abisirayeli barwanye n'abitwaga Abamaleki. Inshuro ya mbere Isirayeli yarwanye nyuma yo kuva mu Misiri yanditswe mu gitabo cyo Kuva 17. Abisirayeli barwanyeho bahanganye n'Abamaleki. Abisirayeli bari barabonye imbaraga zikomeye z'Imana igihe Imana yatezaga Abanyamisiri ibyago, kandi gaha Abisirayeli umudendezo. Muri kurya Abisirayeli bahuye n'ibyago 10, byari ibyago bikomeye cyane, ntabwo byari ibyago byoroshye, ndetse ubwoko bw'Imana bwo bw'Abisirayeli ntabwo bigeze bahura n'ibyo byago, ahubwo ni Abanyegiputa bahuye n'ibyo byago aho ngaho muri Egiputa, maze igihugu cyose gicura umuborogo. Igihugu cyose gihura n'ibyago bikomeye cyane, ku buryo n'abatware ba Farawo ndetse n'abakonikoni n'abandi bose b'abanyabwenge begere Farawo bamubwira bati, se mbese wari kumwe n'ubwoko ukagenda, mbese ntabwo uzi ko muri Egiputa hose hapfuye? Ibyo ntumashe kubyumva neza. Ibyo ngibyo rero byari ibyago biteye Abisirayeli, byari ibyago biteye Abanyegiputa, kandi byari bikomeye cyane. Ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwo aho bari bari ntabwo higeze hacura umwijima, aho bari bari ntabwo bigeze bagira ibibazo ibyo ari byo byose, ahubwo Uwiteka yarabashoboje maze abantu nabo. Dukomeje mu ijambo ry'Imana mu Kuva 17, tubona yuko Abisirayeli noneho bahuye n'ubundi bwoko nabwo butari bworoshye bwitwaga Abamaleki. Abamaleki barabateye, barabarwanya, ariko intambara n'Abamaleki ntabwo ari intambara yo kuba yari kuvuga ngo Uwiteka yarabatereranye maze ngo bigendere, oya, ahubwo yari intambara yo kugaragaza aho kwizera kwabo gushingiye, kuko Imana yarateganyije yuko Abisirayeli batazigera barwana, oya, ahubwo noneho ubu ngubu rero baramaze kwivovota nk'uko twabibonye ku ngingo y'ejo. Ariko Uwiteka ntabwo yigeze batererana, ahubwo nubwo barivovose, Uwiteka yakoresheje ubundi buryo bwa kabiri bwo kubafasha kugira ngo babashe gutsinda. Icyo gihe nibwo umugaragu w'Imana Mose yakomeza kuzamura amaboko kugira ngo Abisirayeli bakomeze baneshe, kugira ngo Abisirayeli bakomeze batsinde. Maze rero yaruha Aroni ndetse na Huri bakaza, maze bakaza munsi ye bakamufasha kugira ngo akomeze azamura amaboko ajye hejuru, maze ubwoko bw'Imana bukomeze butsinde. Natwe ntandi ubushobozi bwacu bwaturuka, ntandi imbaraga zacu zaturuka, ntandi kwizera kwacu kwaturuka, nta handi kunesha kwacu kwaturuka uretse hejuru mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
nujya wumva ibintu byose bikugoye, ujye uzamura amaboko, ujye ubumbura amaso, maze urebe mu ijuru, Uwiteka azagutabara. Aravuga ati nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ubuzima bwa nyuma. Ngaho ntabaza ndagutabara, maze nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Nzabana nawe mu majya no mu maza, kandi nzagufasha muri byose. Nuko icyo gihe nubwo uzari umubabaro ukomeye cyane, Mikayire wa mutwe uhagarikira abantu bawe azahaguruka maze abasindira. Ayo yose ni amasezerano meza Uwiteka yagiye yandikisha mu ijambo rye kugira ngo tubashe gutsinda. Ariko kandi nisomye muri Yosuwa ngo turi kwiga ibyigisho by'ingenzi, ibyigisho byo kwizera twakura mu gitabo cya Yosuwa. Turasoma muri Yosuwa igice cya 6, naho turahabona ubundi butumwa Uwiteka ashaka yuko tumenya inshuti z'Imana. Imana iradukunda, kandi byabayeho byose byabereho kutubera akabarore kugira ngo natwe tubashe kumenya icyo Imana itwifuriza. Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. Ahangaha ni muri Yosuwa igice cya 6. Imana mu gihe imaze gutsinda Abamaleki yahaye icyizere Abisirayeli yuko bazatsinda ndetse naho bazajya. Nuko bageze i Kanani rero hari umurwa ukomeye cyane, umujyi munini witwaga Yeriko. Yeriko ntabwo bo bagombaga kuyitera maze ngo binjiremo imbere bayitsinde. Uretse ko ibyo ngibyo nabyo iyo nzira y'Imana nabwo bari kubikora kandi bakanesha. Ariko igihe cyo Uwiteka arababwira ati mwebwe muzenguruke iminsi 7 mu buryo ngiye kubabwira. Icyo gihe nikirangira muzanesha kandi muzatsinda. Izo nkuta za Yeriko zaridutse zigwa hasi, nkuko n'ibindi byinshi cyane no buzima bwacu bimeze nka Yeriko bizariduka, nkuko amaherezo nino sinayo izariduka maze karimbuka, tukibara na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka washoboje Yosuwa gutsinda Yeriko, nako azatubashisha kandi agiye kunesha. Icyo dusabwa ni ukwizera ndetse tukamushikamaho by'iteka ryose. Uwiteka aturinde yuko kwibagirwa aho yadukuye. Uwiteka aturinde yuko twagira kwizera gucya cyane. Uwiteka aturinde yuko twavuga ngo twarakiraniwe cyane ntabwo twabasha kuza ku Uwiteka. Oya, Uwiteka afite ubundi buryo bwa kabiri buhebuje kandi bwiza cyane buzagufasha kugera ku ntsinzi. Uwiteka aragukunda kandi aragushaka, mwemerere umwizere uzanesha. Byo ngusabira nanjye ngisabira mu izina rya Yesu.